kumukurikira bazamusanganira. Umunsi umwe Yesu azagaruka kujyana itorero rye. Abemeye kumukurikira bazamusanganira. Kuri uwo munsi tuzaruhuka imibabaro yo mu isi. Abizeye mwese mwihangane turi hafi kuruhuka. Kuri uwo munsi tuzaruhuka imibabaro yo mu isi. Abizeye mwese mwihangane turi hafi kuruhuka. Tuzabona umunezero tumaze kugera iwacu. Nta marira azabayo, nta rupfu ruzabayo. Tuzaba turuhutse imiruho baruhiye muri iyi si. Tuzaba turuhutse imiruho baruhiye muri iyi si. Tuzabona umunezero tumaze kugera iwacu. Nta marira azabayo, nta rupfu ruzabayo. Tuzaba turuhutse imiruho baruhiye muri iyi si. Twebwe imfubyi cyangwa umupfakazi ntituzabyibuka ukundi. Ntekereje ko muri iki gitondo hari miliyoni na miliyoni zitashoboye gukanguka. Ngatekereza ko muri iki gitondo muri iyi si hirya hino hari abategeragirana ku misozi biruka kubera intambara. Ngatekereza ko muri iki gitondo hari abadashoboye kuva mu kiraro kuko nta mbaraga kubera inzara. Tekereza muri iki gitondo abo bana barebana amaso y'agahinda ko nyina ntacyo afite cyo gukura mu nkono kugira ngo abahe barye. Ese iyo mubitekereje mwebwe hari urwitwazo twabona rwo kutanezerwa? Nta rwitwazo dufite. Bavuga uti yenda ku mushomeri nta kazi ufite, ariko ufite iki? Ufite ubuzima. Kandi Imana irakubwira iti Imana iravuga iti ndi Imana ikurebera kandi si impumbya kumwe nawe. Abo bana se bakunaniye bakuteye ibibazo. Nyawuremye ni nayo igira iti unamukura batura Imana gusa hanyuma basenge. Niyo mpamvu rero nta mwanya wo kutanezerwa dufite. Ibibazo byose twaba dufite igihe Imana ikigutiza ubuzima uri muri iki gihugu uraje umeze neza ntawe uguteye hejuru. Ese wagombye kugira ubutemwa ute? Tugomba kunezerwa tugatekereza ku Mana. Kenshi nyine tuba tumeze dutya gusa, ariko ako kantu nikaza ko kumva ko Imana turi kumwe kandi ko twagombye kunezerwa. Ngaho rero nimufite imitima yanyu garibeji yose irimo muzishyire hanze, hanyuma dusabane namwe tube ku rurembo. Biranejeje kongera kuba ku rurembo. Naherukaga mukiri kuri Saint Michel. Hano ndabona ari ku rurembo rwisumbu. Turagenda tugira tuti twegera rwa rurembo rwanyu Misiyoni. Ni ukuri mukomeje kugira umurimo mwiza, ndetse niyo abantu bahamagara
mpamagara hirya no hino nibuka ya nyenyeri baba nyabwenge bagiye bareba ibayobora aho umwami Yesu yavukiye. Ya nyenyeri yayoboye babashumba ikabajyana ikabageza aho Yesu yavukiye. Nawe rero mutangiye kuvuga ya nyenyeri hirya hino mu bahamagara bati twabonye urureba iriya yatorowe ko ari itorero rishyushye, ko ari itorero rimeze neza. Rero ni ikintu cyiza, mukomeze rero muri iyo nyenyeri. Iyo nyenyeri iyobora abantu kuri rwa rurembo nyarwo rwo mu ijuru, kandi ntimugire ubwoba. Icyaba cyose mwagira ibibazo ntabwo bizabura. Paul yaranditse mu cya mbere cy'Abakorinto, mu cya kabiri cy'Abakorinto igice cya 16 aravuga ngo kuko kubabazwa kwacu kugihwayihwayi kw'akanya ka none uko kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose. Twahura n'ibibazo rero mu buzima tujye tumenya ko ari igihwayihwayi no kuvuga iby'akanya gato, kandi byose bigafatanyiriza hamwe kuturemera ubwiza bw'iteka ryose. Sanga umusore aragenda rwose yisukuje, asanga dusonura mu mutwe, asanga utambaro, kavuga ati biriya ni ibiki? Urabona ko ubu tugeze gukunda impiya, kwirarira, kuba bicanyi, kuba abanyarugomo, kuba abasahuzi, ubusambanyi. Umugabo we bamwiraga mwiza, yari umwarimu ariko yananiwe kwigisha dute. Agiye mu ishuri atangiye kuvuga dute, barasimbuka batadutese deni tuvuga ntabwo ari ibyo avuga ati umwana w'umukobwa ugenda akanyamana n'umwana w'umuhungu bati bajyana muri nka metre principal ati ntabwo tuzi ibyo yatangiye kutubwira bamuhagaze. Ubusambanyi ab'iki gihe, ubusambanyi babuhaye intebe kuva ku kana gato y'imyaka 11, 12 basigaye ari na professionnel. Arinzi ko bwa mu mahanga gusa, ariko numvise ko n'iwacu bisigaye bihari, aho abagore batora umurongo bagiye kureba ngo abasore baboneye ngo agaterime kitwa kwipfubya, bakajya kwipfubya. Umugore wiyubashye ufite abana, umugore wubatse ufite urugo akajya gutora umurongo aho ngaho. Abagabo wabwiraga yambwira ati uragenda ukicara wagize ukadesina wowe wifuza akameze gatya gutya, ati none wakomereje akiri gatoya. Aho tugeze umugabo ajya aradesina ati muwe ndashaka akangaka agendeye ikanone. Agiye kubona yabonye hahindutse nde, hahindutse umukobwa we, arareba ati abura icyo avuga, tuje gukora icyaha. Umukobwa tuhura muri icyaha papa, bana b'Imana tuzi yicaye yatimana ategereje. Umukobwa barinjira nawe agenda akina, murabizi yambaye n'utuntu. Bana b'abakobwa mujye mwitonda, hanze hari abagabo b'ibirura bashigitse amenyo. Isa turakora icyaha, ati wowe urakora icyaha, ati icyo nje gukora ndakizi kuko bantumye ni muri Misiri. Saramaramuritse, urumva bamwaramuritse cyane n'imbere Misiri. Sawa abakobwa abagore barararurwa n'ibije bagasaba bagasizora, abadamu bakaba
baramwemvise ngo bajye kubyina muri za soirée, ubwo noneho bagatangira kunywa akaramure kamwe bya bindi twaza twiga byo kwirinda. Ababenisi n'abadivantisite turanywa kamwe gusa cyangwa turanywa ka divayi gusa, ntabwo byeri ntitureba ariko turanywa akaramure kafe. Abanyarwanda barivugira ngo tugura mu ndiba y'ikibindi kamukurayo urugamba rw'abagabo, tangira kuri ako kamubakomeza. Ubwo noneho barangiza rero aho kugira ngo bajye bakajya he, bakarangiza muri akajye ese turagana abo ubu dusigaye turi ibisambo, turarya byose ntaho kandi ntaho tutarira hose, cyangwa hose muri metero muri bisi muri turarya. Sivuze ngo twicwe n'inzara ariko tumenye kurya. Turarya byose ahantu hose, barahagaze ahantu hose bameze amenyo, ariko kumvikana abagabo ababana usanga twese twabaye ibisambo. Muzi umugabo watinze n'umugore we aramubwira ati, kandi ari mu nzira yazabaye, aramubwira ati z'ukuntu bari bagize amahirwe babona icyo kurya. Umugabo aramubwira ati, ariko umugore we yitwaga Zibi urabizi? Ati biriya bintu tubanza ntabijya nkabimara. Ati wabibyo ukabimara? Ati yayumvaga ko ashaka kubirya, ukamubwira ati ngaho reka ndebe. Umugabo yagiye arabirya arangiza arabimara, nta kindi bafite. Umwana abana bari inyuma arabirya arabimara, ariko uwo mugabo nawe yarangije nabi kuko byaramenyekanye, nuko bamuhimbira akaririmbo kanjye kitwaga Zibiya nikose gatabazi n'iki cyane gupinga Zibiya kandi abana bashoje yarapinze n'ibijyanye. Uwo ni Zibiya, uwo n'umugabo, uwo ni Gatabazi wa Zibiya. Dukunda byose, tugakunda kwirarira, tugakunda kwibona, tukabidakoreka, myambaro, gushinga amajosi, amagambo mabi. Tukagenda turushaho kugenda tuba aho umuntu noneho yavuga rero ati ahubwo ugasanga tubaho igihe urarinda kureka, ukaba urinda hanwa, ukaba uri usambanyi ruharwa, ukaba ufite ubusambo n'irari ridashobora kubarika. Icyo gihe wababanye waryanye, wabatangiye kuba ab'umwijima, banyamujya n'ino tutazi aho tujya n'aho tuva, banga kwihana, tukagira ibyigomwe, tukigira bibone, bakatabikora, bakabatabikoze ubaho. Abanyamunya ndahano ngo none se dukomeze tubaho cyangwa duhinduke? Muri ibi byose twavuze nta bitureba se, yenda urarebwa na kimwe cyangwa bibiri cyangwa ibirenze bibiri cyangwa ibirenze bitatu, ariko muri ibyo harimo kimwe. Yenda ntukunda kubara, yenda umusambanyi, yenda ufite irari, yenda simpamya ko ari abicanyi bari aha ngaha, ariko kwicara ntabwo ari ukwica gusa utema umuntu cyangwa umurasa, twica kwishi. Igihe utekereza kanaka nabi ubaye iki, umwicanyi. Igihe utamwifuriza amajyambere ubaye iki, bamwicanyi kuko ntushaka kubaho atera imbere. Dukunda amafaranga, ibyo byose rero ni karakterisitike z'abantu. Niyo mpamvu Yesu yarebye mu bafarisayo arangiza aravuga ati ahubwo ndabageranya n'iki kandi bameze nk'iki? Niba Yohana yigishiriza mu butayu
bakavuga ko arimo dayimoni. Niba naraje nje gukiza no gufata umukumbi wazimiye nkawugarura mu nzira, none nanjye bakavuga ko ndi inshuti y'abagome, ndi inshuti y'abicanyi, ndi inshuti y'abamaraya, ndi inshuti y'ibisambo. Yasomaga kareba muri iyo mitima, ageze akavuga ati ubu ndabajyanye n'iki kandi bameze n'iki? None se twebwe yavuga ko tumeze nk'iki? Rusagara yavuga ati Rusagara ndakugiranye n'iki kandi bameze n'iki? Ibaze gusubize nk'uko Kimenyi, ndakugiranye n'iki kandi bameze n'iki? Ibaze wisubize. Niko icyo wagereka, ndakugiranye n'iki kandi bameze n'iki? Reka twakubishyira mu magambo gusa, magambo arahita. Noneho ntitugane mu mitima yacu, mbese gakinge n'ubu meze nk'iki, ndakujyana n'iki kandi umeze nk'iki?